Inshuti mukurikiye ijambo ry'Imana kuri channel Imana Ishimwe Clarisse, televiziyo ni i.ca TV. Ndabaramukije mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Umugisha n'amahoro biva ku Uwiteka Imana bibane namwe. Dusenge. Ndagushimiye Uwiteka uduhaye uyu munsi nk'impano. Ntabwo twari tuwiteze rwose, ariko watwongera umunsi wo kurama. Ishimwe ni iryawe. Turamye tukigukorera, turamye tukiri mu buntu bwawe, n'imbaraga zawe z'igitangaza, n'ugushobora byose kwawe kuturindira muri yo, kuturindira muri iyi si. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira ijambo ryawe, ibyanditswe byera bigira umumaro wo kwigisha bene data bose, abaguye ribabyutse, abananiwe bongerera imbaraga, abanduye ribeze. Twese iri jambo ritugirira umumaro kubwa Yesu umucunguzi wacu. Amen. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'Abami, ibice 20, dusoma umurongo wa 22 n'uwa 11. Inkuru z'Abami, igitabo cya mbere, ibice ni 20, umurongo waho ni wa 22, dusome n'umurongo wa 11. Ibyanditswe byera biratubwiye ngo, hanyuma umuhanuzi araza asanga umwami w'Abisirayeli, aramubwira ati, genda wikomeze, witegure, umenye uko uzabigenza, kuko mu mwaka utaha umwami w'Isirayeli azongera kugutera. Dusubiremo. Hanyuma umuhanuzi araza asanga umwami w'Abisirayeli, aramubwira ati, genda wikomeze, witegure, umenye uko uzabigenza, kuko mu mwaka utaha umwami w'Isirayeli azongera kugutera. Umurongo wa 11 handitse ijambo rivuga ngo, umwami w'Abisirayeli aramusubiza ati, mubwire muti, ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare, ye kwirata nk'uwikuyemo atabarutse. Dusubiremo. Umwami w'Abisirayeli aramusubiza ati, mumubwire muti, ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare, ye kwirata nk'uwikuyemo atabarutse. Dusoreze mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ibice byaho ni 3 n'umurongo waho wa 11. Ibyahishuriwe Yohana, ibice 3 umurongo wa 11, haranditse ngo, ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana ibane natwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Intego yacu iravuga ngo, ucyambaye umwambaro w'intambara ngo atabare, areke kwirata nk'uwikuyemo atabarutse. Iri ni ijambo ry'intego yanjye ngarukamwaka. Nkundira wowe wa hafi na kure, uzanyumva uri mu gihugu cy'u Rwanda ndimo kubwirizamo ubutumwa bwiza, wowe uzanyumva uri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bitandukanye, wowe uzanyumva uri ku migabane itandukanye y'isi, ndagira ngo ngusabe tube abafatanyabikorwa. Iri jambo turigire iryacu, rizatubera inkingi y'ubuzima bukomeye, uhereye none kuzageza igihe tuzasoreza urugendo rwacu. Uyu munsi tuvugana, abantu benshi barangije gutanga ibyo bita plan d'action mu ndimi z'amahanga, cyangwa iteganyamigambi, mu bigo bitandukanye, muri leta zitandukanye, mu makampani atandukanye, mu madepartement atandukanye, mu maserivisi atandukanye. Kubera iki? Kubera ko ubuzima bwa hano mu isi busaba kuba mufite intego. Ntago rero ubuzima bw'ubugingo buhoraho ari bw'umuntu abamo adafite intego. Ubuzima bw'ubugingo buhoraho burategurwa. Usibye ko Kristo yabuduteguriye neza, Imana Data ikabutegura neza, twebwe ahubwo dushyira mu bikorwa
inzira baducire cyangwa imigambi baduteguriye tuzajya tugenderamo igihe cyose. Izi nkuru dusomye ni iz'abami babiri. Umwe yitwa Benihadadi, yarayoboye igice cyitwa Siriya, igihugu cyitwa Siriya. Undi yitwa Ahabu, yarayoboye igihugu cya Isiraheli. Mu by'ukuri urugamba rwabo rwanyigishije bikomeye, nk'uko Pawulo ajya bigarukaho akerekana ukuntu urugamba rwo mu mwuka rufitanye isano cyangwa byakwigishanya n'urugamba rwa hano mu isi rwo mu mubiri. Ariko kandi tujye tunazirikana yuko aba bene data barwanaga, hari abarwaniraga icyubahiro cy'Imana nubwo barwanaga intambara z'umubiri. Uyu mwami witwa Benihadadi yari umwami w'igihangange cyane, yari umwami ufite imbaraga, yari umurwanyi w'igitangaza, yari ateye n'ubwoba. Nusoma ibyanditswe byera uzasanga yari yashatse abami barenga 50. Arababwira ati nimumfashe turwane muri ubu buryo tutakwinjiramo cyane. Igihugu cyose yashakaga kwihindura ngo acyomeke kuke, ako kanya yahitaga abishobora. Hanyuma umunsi umwe aza gutekereza gutera uyu mwami Ahabu kugira ngo Isiraheli ayomeke ku gihugu cye cyangwa ku bwami bwe. Hanyuma atangira intambara bita intambara y'amagambo. Mu ndimi z'amahanga abiza amateka, izi ni intambara bita guerre froide cyangwa intambara z'ubutitari, zo ntambara z'amagambo. Abarwana babanza guterana amagambo no kumva n'imbaraga z'ibitekerezo, ndetse ku buryo bashobora no kurata imbaraga bafite bakanazerekana z'intwaro n'ibindi. Yamutumyeho amagambo akurikira, uzabisoma uzabibona. Aramubwira ngo nimugende mumbwirire umwami ngo Ahabu wa Isiraheli. Amutumaho abagaragu be, arababwira ngo nimugende mumubwire ngo abagore bose ufite beza n'abanjye, abana bose ufite beza n'abanjye, izabo n'ifeza byose ufite n'ibyanjye. Kubera ko umwami Ahabu yari afite amakuru y'ukuntu urugamba rurimo kugenda, n'abama afite, n'ingabo afite, n'amafarashi afite, n'amagare y'intambara, n'intwaro ziremereye, n'ingabo zizi kurwana, atekereza ko guhangara kurwana n'uyu mwami yabatanze abanyagihugu gupfa bagashira. Aravuga ati ikintu nakora, reka manikire uyu mwami amaboko hakiri kare. Ariko yibwiye atyo yibagiwe rwose ko Imana yarwaniriraga Isiraheli ari Imana idakirisha ikintu kinini cyane. Imana ishimwe cyane, Imana irwanirira abayubaha, ntabwo ikirisha ikintu gikomeye cyane. Yabwiye abagaragu, arababwira ati nimugende mumubwire ngo nyagasani mwami, ibyo ntumyeho byose ndabyemeye, nimumfashe nge namwe dutekereze icyo yibwiraga. Yaravugaga ati reka manika amaboko nibura ndengera abanyagihugu bazakomeze kubaho, reka manika amaboko ndengera ibyo ntunzi mu bwami bwanjye. Ariko ntabwo uyu mwami ariko yabibonye, kuko yari umurwanyi. Ibi birampa isomo nge nawe. Satani umurwanyi ajya arwana intambara y'inkundura, kandi iyo abaje abona intsinzi mu maso ye, avuga ati ubugingo bwa kanaka ngabyeho igitero ndabuhitana nta kabuza. Ndagira ngo ngusabe, nk'uko uyu mwami Ahabu yagize intege nke mu mutima, akibagirwa uburyo Imana yamurwaniriye, si igitangaza ko umuntu wubaha Imana yakumva umutima usa n'ucogoye. Ariko ikosa rikomeye n'icyaha kiremereye udakwiye gukora wowe unteze amatwi, nanjye urimo kukubwiriza ubutumwa bwiza bw'umukiza Yesu. Kirazira, ntugafata icyemezo kigayitse cyo kuva ku Mana. Niyo Satani yagucanaho umuriro igihe kikaba kirekire cyangwa kigufi, ariko akakugabaho ibitero biremereye, gucogora no kumva intege mu mutima, kumva intege nke zigufashe mu mutima, ku Mana ubundi si ikibazo. Dawidi umugaragu w'Imana aherutse kutubwira ijambo ryiza muri Zaburi ya 23 n'umurongo wa 3, aravuga ngo Uwiteka ajya asubiza intege mu bugingo bwanjye iyo ntentebutse. Bene data, gutentebuka si ikibazo, ahubwo
gufata icyemezo cyo kuva ku Mana ni icyemezo kigayitse, ni icyemezo kibi. Imana idufashe, Imana itwiteho. Wowe uzantega amatwi, nawe uzakurikira ubu butumwa bwiza, ngusabye ikintu gikomeye. Uramenye, nurwana intambara ukumva umutima urajegeye, kumva ubugingo bwawe bwibajije ibibazo byinshi udafitiye igisubizo, jya ubwira Imana uti Imana subiza intege mu bugingo bwanjye. Reka tuze turebe ukuntu uyu mwami yashubijwe intege mu bugingo. Abagaragu batwaye ubutumwa babushyira uyu muntu bita Benihadadi, uyu mwami witwa Benihadadi. Baramubwira ngo aduhaye igisubizo kimeze gutya. Hanyuma kuko yari yuzuye ubugome n'urwango mu mutima, ndagira ngo nkubwire ko Satani nta mbabazi atugirira, ntacyo dupfana, ntacyo duhuriyeho. Akugabaho igitero avuga ati ubugingo bwe ndabuhitana. Bashubije y'ubutumwa, ubundi ugereranyije ubutumwa uyu mwami yari ahawe bwari ubutumwa buri bumutere kuvuga ngo noneho ubwo ampaye igihugu n'abene gihugu n'ubutunzi reka mwihorere. Ariko ntago yamuretse, ahubwo yakomeje kumwiyenza. Arababwira ngo none si zahabu ko mutazizanye, ngo n'ifeza mutazizanye, ngo mugende mumubwire ngo umva, ngo ndaje mu kanya, ngo ndasaka mu gihugu cye, ngo kugeza ku by'umutima ukunda kurusha ibindi byose. Umwami abyumvise gutyo, yumva uburakari bw'uyu mwami, aravuga ati uyu mwami ntago yashakaga igihugu ninjye ashaka, arashaka kundemeraho amateka yo gutsindwa kwanjye, yiyongeramo imbaraga. Aroti kameme nta muntu ukwiye gutsindwa atarwanye. Ahamagara ibyegera bye. Mbere ntiyari yabihamagaye kuko yari ati nimpamagara ibyegera byanjye baranyoshya gutera uyu mwami kandi ntituri bumutsinde. Ariko yigira inama aravuga ati reka mpamagare abanyamabanga banjye. Baba baraje baregeranye, ababwiye ubutumwa umwami yamutumyeho nuko yamushubije. Baramubwiye bati mwami turababaye cyane, ahubwo se mbere hose utekereza ko Imana yacu ikirusha ikintu gikomeye. N'iryo jambo wamubwiye bwa mbere turababaye, batubabaje. Yabonye ko tudashoboye, yabonye ko dusuzuguritse. Baramubwira bati rwose humura, uyu mwami turarwana kandi kubw'izina ry'Uwiteka turamunesha. Aha akimara gusubizwa intege mu bugingo, Imana ishimwe cyane. Akimara gusubizwa intege mu bugingo, niho yamutumyeho iri jambo twasomye ku murongo wa 11. Abwira abo yari atumye aravuga ati nimugende mumbwirire Benihadadi amagambo akurikira. Mumubwire muti ucyambara umwambaro w'urugamba cyangwa w'intambara ngo atabara rugeho, ajya reka kwirata nk'uwiyambuye, atabarutse aruvuyeho. Ibi bishatse kutubwira iki torero ry'Imana? Bishatse kutubwira iki wowe uzakurikira ubutumwa bwiza ndimo kubwiriza uyu munsi? Bishatse kutubwira ngo ku rugamba ntubuzi biri buhabere. Ku rugamba wowe uvuza impundu utabarutse. Biduha isomo rikomeye mu buzima bwacu bwa Gikristo. Turacyambaye. Abatoya mu nyumve turacyambaye, abakuru mu nyumve turacyambaye, bakristo mu nyumve turacyambaye. Twebwe turarwana kugeza ku munsi wacu wa nyuma, aho ubuhamya bwacu bwa nyuma, imirimo yacu n'imbuto zacu n'imirimo dukorera Imana n'amagambo tuvugira Uwiteka atubera ubuhamya. Dufite bene data dufitiye ubuhamya haba mu byanditswe cyangwa twubwacu, bajya gutaha akavuga ijambo ryiza, akaguha icyerekezo cy'inzira aciyemo naho ari busoreze urugendo rwe. Imana idufashe cyane. Nabonye abantu bakoreye Imana bagwa igihe kigufi n'igihe kirekire. Nabonye abantu barafite impano z'umwuka wera bagwa bakava mu byizerwa. Nabonye abantu baye mu rugendo igihe kirekire n'igihe kigufi bagwa bakava mu byizerwa. Nabonye abantu batandukanye basenga iminsi myinshi bagwa bakava mu byizerwa.
kandi rwose nubwo haba harimo abantu babeshya Imana n'abantu, ariko njye niboneye n'amaso yanjye abantu baba bari bakunze kuzaboneka k'umukiza wacu Yesu Kristo. Ariko ahari ndumva ntekereza ko batasomye iri jambo. Niba bararisomye ntago barihaye agaciro. Iri rikubere intego ngarukamwaka. Uko utangiye umwaka ujye uwurebera muri iri jambo, uko usoje urebere iri jambo mu wundi uje. Turimo gusoza 2021, tugiye kwinjira 2022, ariko iri jambo nurigira ubuzima bwawe nanjye nkarigira ubuzima bwanjye, tuzasoza urugendo rwacu neza. Imyaka dushigaje yo kubaho turi mu nzira y'umusaraba wa Kristo Yesu. Imana idufashe cyane. Mukobwa uzi ko cyambaye, musore uzi ko cyambaye, mama uracyambaye, we papa uracyambaye, mushumba urambaye, mubwiriza butumwa urambaye, pastor urambaye. Kandi Satani ntazabura kugaba ibitero uko umwaka utashye. Uzitwara ute cyangwa nzitwara nte? Imana idufashe cyane. Iyo umuntu yasubijwe intege mu bugingo nk'uko twabivuze haruguru, Imana ibiraho hafi. Umuntu udafata icyemezo cyo kugwa niyo yabona ibiteye ubwoba by'inkazi mu maso ye, Uwiteka baraho hafi kubungabunga ubuzima bwe no kurinda umutekano w'ubugingo bwe. Imana Data idufashe cyane. Imana yisi isanga umuhanuzi iramubwira ngo ihute vuba umbwirire umwami Ahabu ijambo ryiza cyane mubwiye. Yaramubwiye ngo ntutinye Benihadadi n'ingabo ze. Mana ishimwe cyane. Ntugire ubwoba, ntutinye. Ijambo rya mbere Imana ibwira umuntu wafashe icyemezo cyo kubwira Imana ngo subiza intege mu bugingo bwanjye Uwiteka, undinde gucogora, undinde kubivamo, undinde kugwa no gusubira inyuma. Imana irakubwira iti mwana wanjye humura ndi kumwe nawe. Kandi rwose Imana yo mu ijuru ari ivanye ijambo mu kanwa kayo ikakubwira ngo witinya rwose, witinya mwene data. Ibyago bamwe bagize nuko bahanuriwe n'abahanuzi bafite amarangamutima avuye mu mitima yabo, abandi bakabeshwa n'abadayimoni n'ibindi bintu bitandukanye, abandi bakibeshya ubwabo. Ariko akanwa k'Imana umuremyi w'ibintu n'abantu kavuze ngo witinya. Imana yavuze ngo witinya. Ibifite ukuntu iri bugende mu itena ry'umuriro benyegeje 7, umuriro ikawambura ubukana bwo gutwika, ahubwo ikawuhindura umuyaga uhuha neza utanduye, ikawugira oxygene. Mana ishimwe. Saduraka, Meshaki na Abedenego bagatambuka mu itena ry'umuriro, kandi abababonye amaso y'abagahweza bakavuga bati twajugunyemo abantu 3 turabona 4, kandi uwa 4 arasa n'umwana w'intama w'Imana. Waruzi neza ko umuntu wafashe icyemezo cyo kudacogora no kugwa, abantu baba bamureba bakabona afite imbaraga z'ubumana mu butatu bwera, Imana Data, Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Nshuti za Yesu, iki ni igihe hari ibigusha bitandukanye. Ni igihe Satani yacanye umuriro ku bugingo bwa bene data ba hafi na kure. Umuntu wese ubaha Imana afite amakuba menshi, ariko ndagira ngo mbakomeze, ndagira ngo mbiringize ibintu by'ukuri. Nimukomere, dufite Imana. Turaganira ibintu bitatu. Turaganira kwikomeza, tuganire kwitegura, tumenye nuko umuntu yabigenza kugira ngo azasoze urugendo neza. Uyu mwami amaze gutanga igisubizo kuri Benihadadi, umuhanuzi arabwata bari wo ubanza kumutera, ashoka urugamba. Bayingutse ku musozi, ingabo cyangwa abarinzi ba Benihadadi baravuga bati tubonye abantu, kandi tubonye bameze nk'ingabo za Isiraheli. Aravuga ngo nimo bafate miri, niba bazanywe n'amahoro mu bafate miri, ngo kandi niba bazanywe n'amahane n'imirwano nabwo mu bafate miri. Kirazira
nta mwana w'Imana Satani ajya afata mpiri wafashe intego yo kudacogora agakomeza kuzirikana ko yambaye kandi ari ku rugamba. Ikintu cyagutera icyo ari cyo cyose ntucogorere imbere yacyo. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko Satani adashobora kugufata mpiri, ntibishoboka. Yabikora tese, yarutsinda tese. Kwimana mu butati bikugose, kwimana mu butati bikuzengurutse. Zina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Barabateye rero baranabanesha, abafite amaboko make, bafite intwaro nkeya, ariko bafite Imana Data mu butatu. Ntabwo ndi burondogore, ariko mwibuke Imana intwaro yagiye ikoresha kugira ngo itsindire ubu bwoko. Ngaho inkoni kwa Farawo za zindi 10, ngaho inyanja itukurira yitegeka gutandukana, manu mu butayu, amazi avuye mu gitare basaraye. Imana ibatsindiye ababisha n'amavubi. Imana y'urwanya intambara ku buryo bw'igitangaza, mu buryo butangaje. Ngaho ibibindi ni muri kwa Gideyoni. Yewe Uwiteka Imana twiringiye ni Imana ishobora byose. Hanyuma umwami w'Abisiraheli atahukanye insinzi, abami baricaye baravuze bati ubundi nk'uyu muntu adutsinze ate, w'ingabo nke cyane, w'umunyantege nke adutsinze ate. Havamo abantu barabashuka bati Imana ya Isiraheli rero turabizi rwanira mu misozi, impamvu badutsinze nuko twarwaniye mu misozi. Bati mureke dutegure urugamba rwo mu bibaya hanyuma turatsinda. Ariko kwari kwibesha gukomeye. Uwiteka Imana kuyubaha, twabonye Imana iturwanirira ku manywa, tubona Imana iturwanirira nijoro, twabonye Imana iturwanirira mu gicuku, tubona Imana iturwanirira intambara zitandukanye. Nta Imana Data itarwanira. Muhanuzi Yesaya arahanura bati uri Imana ya hafi na kure, ubera hose icyarimwe. Babazi z'Imana zibe ku buzima bwacu. Mana idufashe. Hanyuma bateguye urwo rugamba, barimo kurutegura. Umuntu wubaha Imana, uba ku mutima w'Imana iteka, kuba Imana akaba yarabigize intego, hari ibintu bibaho mu buzima bwe. Amanama abadayimoni bakora, Uwiteka aba yareba. Imigambi bajya, Uwiteka aba yirora, kavuga ati ariko imigambi yanyu ntabwo izahama kandi ntabwo izasohora. Ako kanya yise abwira umuhanuzi, Uwiteka abwira umuhanuzi ati iruka nkubwire umwami Ahabu amagambo akurikira. Ati Ahabu waratsinze nibyo, urugamba wararutsinze, ariko ureke gusinda intsinzi. Buriya bakristo mu ntsinzi utabaye maso wahagwa. Hafi aho niho Satani abari. Bavuga ati arangare gato mu ntsinzi, jya utsinda, utsinde urugamba ubibone ko Uwiteka kurwaniriye arushyize hariya, ariko umenye ko Satani ateguye urundi mu gihe kizaza. Nawe uhitewe kuzarwana mu gihe kizaza. Imana idufashe cyane. Muhanuzi arajyana ngo ati Uwiteka arambwiye Ahabu ngo icya mbere ikomeze, icya kabiri menya uko uzagenza urugamba, urutegure neza ku buryo buhagije. Ni ukwikomeza, ni ukwitegura ukamenya uko uzabigenza. Kwikomeza rero banyetorero, namwe bantu mwese munteze amatwi, kwikomeza ni iki? Buriya gukomera no kwikomeza ni ibintu bibiri bitandukanye. Ntitukabyitiranye. Hari ibintu biturangaho gukomera. Ubu ngubu umuntu uzabona ambwiriza ubutumwa bwiza watabasha kububwiriza, iyo ndebye abona nkomeye. Yego, amatitre dufite mu madini n'amatorero atandukanye ni ibintu biranga gukomera dufite. Umurimo ukora witirwa mu itorero ryawe ni ibintu bikurangaho gukomera. Abakurebera kure babona batakwigezaho, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibyo byose uramutse utikomeje cyangwa namutse ntikomeje, Satani yabidukubitana kandi akadutsinda nk'abatarigeze kumenya Imana. Nkuko nabivuze, ukomeye n'uworoheje, uwasenze cyane n'uwasenze gake, wirukanye abadayimoni, wakoze ibitangaza, aramutse atikomeje kugwa ni mu kanya nk'ako guhumbya.
turacyambaye. Kwikomeza rero ni ukuba uri we wese ukwiye kumenya ko Satani ajya ategura urugamba uko umwaka utashye. Iyo dusenga twirukana Satani mu nzira ducamo, ariko byanze bikunze hari aho duhurira ko turi abagenzi kandi tugomba kurwana, turabarwanya mu buryo bw'Imana. Kwikomeza ni ukuba washinze ibirenge hasi mu buryo busanzwe, ugashinga ibirenge, ugashyira imbaraga mu buzima bwawe bwose, ku buryo buri rugingo rwawe rwose rwuzuye imbaraga, ku buryo ufite equilibre, icyagutungura cyose kikagera ku buzima bwawe cyangwa kikaguhirika, ntabwo wapfa kugwa. Wowe uzakurikira ubutumwa bwiza, uzabwire mugenzi wawe muzakora imyitozo ngiye kukubwira, uzamutungura umuhiriki wamutunguye, niyo yaba ari umugabo muremure munini, niyo yaba yarize karate, niyo yaba yarize ya mirwano yose itera abantu gukomera umubiri, wamuhutaza kandi uri umunyantege nke ukamushobora. Ariko uramutse umubwira uti ngaho noneho ngiye kugusunika, ukamuteguza ko nguti iyongeremo imbaraga ngiye kugukomeza, ntushobora kumutsimbura ahari. Uyu mwitozo muzawukore. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo niba Imana itubwira ngo ikomeze, witegure umenye uko ugenza urugamba, ariyo ryo ryateganya migambi, ndagira ngo babwire ngo umwanzi ntaho yamenera. Shitani yagena turakadutinya. Muntu wa planinze urugamba rwo mu mwuka, ntabwo Satani amutera uko yiboneye. Ategura urugamba neza rw'inkazi, kandi nabwo y'ubusa aratsindwa. Kwikomeza. Yewe mwene data, ubu mu mwaka wa 2022 hari abantu bazapfusha nubwo dusenga twirukana urupfu. Ese utikomeje ntago rwagutsinda? Njya mbona abantu bagira ingorane zo gupfakara, abandi bakagira ingorane zo kuba imfubyi, abandi bakagira ingorane z'ibintu bitandukanye. Ukajya kubona uko umuntu afashe icyemezo kigayitse cyo kugwa. Imana ni inkunda, iragukunda, ahubwo nyine ni inzira ya twese. Hari abazangwa n'abantu, hari abazagira uburwayi bukaze. Nuramuka utikomeje uzavuma Imana. Nuramuka utikomeje uzabona ko Imana ari umwanzi wawe itanakwitayeho, ariko irahari. Hari bene data bafite ubuhamya bagiye bavuga bati ibyiringiro byacu tuzabimanukana tubigirane ku myugariro y'ikuzimu, tubyiyorose mu mikungugu, igihe cyo kuboneka k'umukiza tuzuke dusanganira umwami. Uno umugaragu w'Imana Yobu. Hari inzara, tubyuka kare tugakora, ntabwo ari umurage wacu inzara. Ariko Satani yapanze urugamba, ntumenye uko ibintu bije. Nutikomeza se ntuziba, nutikomeza se ntuzandavura, ntuzagira ibibazo bitandukanye. Muntu wikomeje Imana ibiraho hafi kumutabara no kumurengera. Nshuti zanjye, ubu niba uri umukobwa ukabukubise mu myaka 40, amajwi akugeraho n'uruhuri. Batari ko wowe bati uyishingire, abahungu batubaha Imana baraho hafi bakubwira bati ngwino rwose tuzagukunda n'ibindi bisa bityo, ariko uzagenda Satani azakugirira nabi. Nutikomeza rwose ugira ngo ntuzagukava mu byizerwa byo mukiza. Niba uri umusore ukabureba hepfo ukareba haruguru ukabona wapi, nta papa nta mama, ndakura hehe ubushobozi? Ukabona ubushobozi ntabwo. Rafata icyemezo cyo kwishingira rwose. Ariko mbabwira ibintu nzi neza, kandi muri mujyi wa Kigali hari mwene data wafashe icyo cyemezo apfa iryo joro. Harya ubwo byamugendekeye gute? Nubwo tutari Imana imenya iherezo ry'umuntu, byamugendekeye gute? Mujye mwikomeza. Umukristo utikomeza ntabwo azasoza urugendo rwe, ntibishoboka, kuko ibitujegeza byo ntibigira umubare, ntibigira ingano. Irya kabiri, itegure. Gutegura urugamba
harimo gusenga. Na Yohana ngo yavuye mu mazi arasenga, ngo agisenga ijuru riramukingukira, bikimara kumukingukira hamanukamo umwuka wera aza mu ishusho y'inuma ahagarara ku rutugu rwe, kandi ngo ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira, umuntu wese namwubahe. Gusenga kw'icyitegererezo cy'umukiza atari ugusengera mu kavuyo, atari ugusenga byo kwikiza, atari ugusenga by'umuhango, atari ugusenga by'akamenyero. Gusenga bidukingurira ijuru, hakavayo umutungo wo gutunga ubugingo bwacu no kububeshaho, hakavayo amasezerano yo kudushingana. Imana ikavuga iti, nguyu mwana wanjye nkunda, nkamwishimira. Satani nawe tugabaho ibitera, afite ubwoba, vuga atababo nk'uyu we sinzamushobora, ndamubuza amahoro, ndamubuza uburyo, ndamubuza epfo, ndamubuza ruguru, ariko ndabizi neza ko ntazamushobora. Kubera iki? Warasenze, narasenze, ijuru riradushingana nkuko ryashinganye Kristo. Mutungo yuva mu ijuru, yo wasenze kumva impemburo, mwuka wera kaba mwinshi mu bugingo bwacu. Hanyuma mujye mwibuka ko aribwo yahise ahaguruka akajya kugeragezwa na Satani mu butayu iminsi 40 n'amajoro 40, urugamba rwegeka hariya. Kubera iki? Ijuru ryari ryamukingukiye, yasenze, mwuka wera yari fu mu buzima bwe, kandi yarashinganye. Buri umuntu usenga bashinganye. Kibazo gusa nuko hari imisengere idasobanutse muri iyi minsi, kandi hakaba hari abantu batazi kurobanura gusenga by'ukuri. Gusenga by'ukuri nukuwe, nugusenga ukurikije icyitegererezo cy'umukiza wacu Yesu Kristo. Gusenga biri mu bintu bitegura urugendo rw'umukristo kandi akazasoza neza. Intwari zatubanjirije zashoje urugendo rwazo kuko zasengaga kandi zikubaha Imana ubuzima bwazo. Muri plan, mu bintu planifiya mu buryo bw'Imana, shyiramo gusenga kugira ngo usoze 2021 uzinjire 2022, kandi mubo bazaca nturimo, mubo bazigaho ku migendere mibi nturimo, kubera ko wateguye urugendo rwawe usenga. Gusenga abanyetorero, gutegura urugamba. Cya kabiri kuri kintu bita kwitegura, gutegura urugamba, gukora imirimo y'Imana ituma ubumwe bwawe n'Imana buhoraho, ku buryo uryamye uba wumva ubusabane n'Imana, ugenda wumva ubusabane n'Imana, ukora wumva ubusabane n'Imana, uri mu kazi kawe wumva ubusabane n'Imana, amasaha 24 kuri 28 ukumva ubusabane bwawe n'Imana. Imana idufashe. Ubu kuba umwana wanjye ahora yumva ko ndi umubyeyi wamubyaye, ni amagambo meza mubwira, ni imirimo mukorera amanywa na nijoro. Menya ubuzima bwe. None wowe nudakora imirimo y'Imana ituma ubucuti bwawe n'Imana n'ubusabane bugumaho, urumva urugamba kurutsinda bizakorohera? Uzaba kure y'Imana nicyo bivuze. Ariko uyu munsi utanze icya 10 cyawe n'amaturo, ukabitanga utagira ngo pastor agushime cyangwa umushumba wagushime, vuga uti ndashaka ubucuti hagati yanjye n'Imana. Menya icyo wakora kugira ngo ubusabane bwawe n'Imana buhoreho, bugumeho. Ntago gupfa kugenda gusa, ntago gupfa kugenda gusa. Kugenda urya mu ijuru umuntu ararutegura, ku mwaka utashye ukarutegura, ku mwaka utashye. Yego. Hanyuma bya gatatu ni ukumenya uko uzabigenza. Kumenya uko uzabigenza bwa mbere na mbere. Menya ngo nta mugenzi ucumura ngo agumane igicumuro mu gihe abona neza yuko yacumuye.
isengesho ryawe ca bugufi ubwira Imana uti ukumbuye akanwa usenga ubwira uti eza ubugingo bwanjye. Niyo waba utagambiriye gukora icyaha, bwira Yesu uti eza ubugingo bwanjye, amaraso yawe yuhagira ubugingo bwanjye. Ko abana bantu tubonekwa n'amafuti n'amakosa ya hato na hato mu mitekerereze yacu, mu mivugire yacu no mu migenzereze yacu. Turabanyamafuti, ntabwo dutunganiye Imana. Uko usenze bwira Uwiteka uti imbabazi zawe zibe ku buzima bwawe. Niba uzi ko wakoze icyaha ugacumura kuri mwenezo, musaba imbabazi ubikuye ku mutima, nta zindi nyungu, kugira ngo ubuzima bwawe bw'urugamba bukomeze kumera neza. Mana idufashe. Ikindi navuga kuri ijambo ryitwa kumenya uko uzabigenza, ni ukumenya uko urwana intambara. Ntabwo intambara zose tuzirwana kimwe, hoya. Menya ubwoko bw'urugamba rugusatiriye, umenya nuko urwana. Hari urugamba turwanisha gusenga no kwiyiriza ubusa, tukirukana Satani mu izina rya Yesu, kandi akagenda akava ku buzima bwacu. Niba ubona ibitero Satani agusakije akagutera mu rugo, ukabona ibintu ntibirimo gutungana, abantu ukabona sinzi uko babaye, ukabona gucangira, ukabona hari ibintu bidasobanutse kandi utasobanura nawe, ukabona ni ibitero by'imyuka, senga. Ariko iyo ntwaro ntabwo izakora hose. Hari aho uzarwanisha ibyanditswe byera, hari aho uzarwanisha kwizera. Mana idufashe. Menya ubwoko bw'intambara urimo urwana, umenye nuko uyirwana. Kwibeshya k'uyu mwami Benihadadi n'ingabo ze ngo Imana ngo irwanira, ngo yabisire ngo irwanira mu misozi ngo mu bibaya wapi. Icyababwira inkuru nimukomeza mugasoma izi nkuru tugana ku musozo, uzasoma izi nkuru urebe uko byagenze. Ahabu yarabateye abagirira nabi, arabica, abacitse ku icumu bisunga inkike z'amabuye, baravuga ngo reka tuzihisheho umwami ntari butubone. Uwiteka ategeka inkike z'amabuye kuranduka no kubica, nta n'uwacitse ku icumu. Ariko ikibabaje kandi giteye agahinda tugiye gusoreza, muzi ko uyu mwami turimo kubona uduha isomo ryo kubaha Imana ubu tuvugana, ndimo ntambutsa ibi byanditswe byera, ariwe Ahabu. Uyu ariwe kandi waje kugira inshuti uyu mwami, bikamuviramo kuvumwa n'Imana, bikamuviramo gutakaza ubumwe n'Imana. Muzi ko hakurikiyeho gushukwa akagirwa inama n'umugore we mubi. Muzi ko uyu mwami ari wa wundi watse Naboti uruzabibu rwe. Muzi ko ari wa mwami wamwishe. Kubera iki? Ntabwo yigeze yikomeza, ntabwo yigeze arwana bikurikije amategeko y'icyo Imana imushaka. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Menya uko uzagenza urugamba. Urugamba rwawe uzarurwana uvuga, hari ubwo uzarwana uvuga. Bwire pastori ntabara, ibintu bimeze gutya na gutya. Ariko hari n'undi uzarwana ucecetse, urwimenyere kuko niwe rurora nta wundi rureba. Rugamba uzarurwana uti, menya uko uzagenza urugamba. Intambara zo mu isi ntabwo ari ugupfa kurwana gusa. Reba kwanza niba urwo rugamba ugiye no kurwana rurakureba, ni urwawe. Niba atari urwawe, menya uwo rureba. Ko kwijugunya mu ntambara zitarora umuntu birakenya. Reba niyo ntambara ikureba pe. Ko ari intambara umukristo badakwiye kurwana, cyane inyinshi ziba ziri mu matsinda y'abantu barenze umwe. Reba niba urwo rugamba rukurora. Urwana nekuze ko niba ubona rutakureba, ntirukureba nyine. Niba hari inkunga waha mugenzi wawe, yimuhe. Niba ari ibitekerezo, niba ari gusenga, ariko rutakureba rureke. Reka nsoze mvuga ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Banyetorero, hari inkuru zirimo kongeraho kandi nanjye mfitiye gihamya.
za bene data barimo gucogora bakava mu byizerwa. Bamwe barimo kunywa inzoga, abandi barasambanye barimo barasambana, abandi barakora ibyaha by'uburyo butandukanye. Bene data, mwari muzi neza ko ibyanditswe byera bikubwira ngo komeza icyo ufite. Ndakwinginze sinshaka kugusiga. Ibuka ko nakubwirije ubutumwa bwiza. Ibuka ko ibyanditswe byera twabiganiriye. Usubize umutima impembero, pasa ubwenge bwawe, uhaguruke wihane dukomezanye urugendo. Wowe ugihagaze rero, komeza icyo ufite ko kukigeraho byarakugoye. Wibuke kureka inzoga, imbaraga byagutwaye. Reka nsoze mbabwira ngo muri iri jambo ryitwa kumenya uko uzabigenza, menya urugamba urwana n'ubwoko bwarwo. Ese uru rugamba nzarurwana mvuga? Uru rugamba nzarurwana nsenga? Ese uru rugamba nzarurwana gute? Hari ubwo uzarwana ucecetse, hari ubwo uzarwana uvuga, hari ubwo uzarwana ukora, n'ibindi bintu bitandukanye, n'ubundi buryo butandukanye umuntu yarwana intambara. Menya ubwoko bw'intambara, umenya nuko uzayirwana. Imana y'amahoro ibaha umugisha kuri ibyanditswe byera. Mwuka wera yagura ubumenyi kuri ryo ku bugingo bwanyu, kandi tugire ubugingo bwinshi, tuzasuza urugendo rwacu amahoro. Ishimwe n'icyubahiro bikomeze kuba iby'Uwiteka Imana kubwa Yesu umucunguzi wacu. Amen. Mbese urubakitse? Kora subscribe, share, comment na like. Imana ibaha umugisha naho munyigisha itaha kubwa Yesu umucunguzi wacu. Amen.